ukabona gutembera sujye ubibona ndabibona ariko baby nawe ni wowe wakabije ugutumburira umwana akazi nawe urabizi ni danje dukeneye kugira ngo dukore kugira ngo tubeho ku Gisenyi umva ku Gisenyi ndanaho kumbuye cyane rwose pe uzanjyana ahubwo urimo satani ntabwo ari gusa iwacu nta muntu ugize yiyahura iwanyu bariya Chere tubonye bo ahubwo tuzifate twigurukire run icyapa cyari kigiye ayowe noneho wa mugabo none se mada n'abantu muhebirukanka bafite agaka namuboneye mada aho mbivuga ko bagendaga nka kurususubura bafata urabamboneye baciye umva ndabakurikira ntago bansika umva hanjagara mbonye ari umugore n'umugabo ngereka nikomereze nigire mu kazi kabandi ndabona nanakerewe nose baciye umva dore baciye hariya dore genda wiruka nguriye ko wabafata wasanga ibishika byateye muri uyu mudugudu continue Sheri twari ubu harimo jepo kiwingo niyo sha shaka kiwingo ngenda bihombe sheri harimo telefone twese si ibyacu ubundi ko nawe sheri byose ni ibyacu turasangira aka kantu na telefone tuyigurishe tuzagabana buri wese aratwara kimwe uratwara kiwingo nanjye ndatwara telefone sheri nibutse ko kwiba ari icyaha kandi buke ko ndi umwana wo mu batambyi icyo mpfa nawe ugiye kunzanaho bwa bukamanayi bwawe ngo uri umwana wo mu batambyi icyo mpfa n'abarokore n'icyo ngicyo ubwo rero kansifata ka kiwingo tukasatane mu izina rya Yesu wera wa Isiraheli ndi umwana wo mu batambyi ibi bintu shereka tubisubizaho tubikuye umva sheri wallahi wa kibaru akugira ngo ngiye mbisubizaho mbikuye natandukana nawe tugatandukana burundu nenda gutandukana nawe sinaguhomba ariko nanone kujya tweke gutanga ibintu by'abandi ndajya mu buyobozi mbibwira ubuyobozi kandi ndebe nura muntu hari ajyaho tumusize nago nabikora ndi umwana wo mu batambyi reka ngende bambura titwe tubijya ibintu by'abandi turabifite yewe nakundanye na benshi ariko iki cyo ni igihwinini kirigendera mana yanjye ngo nabatandi abandi turabifite turanigendera uri hano ibintu by'abandi babitanga ntabwo uzanyibana nta mugore w'igisambo wowe ushaka ko mbuza gutunga ubutunzi bwinshi sha ndakura ariko ubundi iki gicucu nakunda we wambaye imyenda wakaje ugafata ibintu byawe wabangutse ariko wambaye wabangutse Jewe rero twari twibye ibintu byawe ariko ngeze hagati ntibuka ko ndi umwana wo mu batambye ibintu byawe ngibyo urabibonye nizere ko ibintu byawe byose ubibonye akabundi se wani ndatwaye ibintu byawe nta muntu wari wakwibye ahubwo nuko nabibonye mu nzira nkavuga ati iwawe ndahazi naka karangajije ndakazi reka nkazamuka nembi kuzanira iwawe icy'ingenzi nuko mbonye ibintu byanje gusa nyine hagati yanyu mwakoze cyane umva kana nigendere mbihoreje ako shere ubwo wigize umwererera uzi ko tubana uri injyajya shere imise nkubona ubonye ukuntu wigize umwerera iyo umubwira se ko twari twabyibyara ari kugutwara iki sheri ndakubonye ariko sheri nawe uri gicucu kweri uratinyuka fone ya miliyoni 5 uravuga ngo batatu w'ingeni ukuri hano hantu biranambabaje nta n'isoni ko ariko sheri tuzamuka ugabanya ubushinzi gatunga gaceza nakuguriye itinjiza yamenetse n'ikirahure ntabwo iguhagije siyo y'urwego rwawe ntukajye wiba tuzamuka cyangwa tugende dutaha tuzamuka ngewe telefone nziza uzanaho ubushinzi